Isashimwe Preach. nagira ngo mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mugoroba. I would like to greet you and wish you a warm welcome this evening. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana mu minota mike. I want us to share the word of God in a few minutes. Turavuga hejuru y'Imana, Imana y'ibidashoboka. We will talk about God of impossibilities. No kuvuga ngo ku Mana ibintu byose birashoboka. With God, all things are possible. Ibyananiye abantu, byananiye imiryango, byananiye abanyabwenge, ku Mana birashoboka. What is impossible with men, families, wise, it is possible with God. Rero reka dusenge kugira ngo tuze gukurikira ijambo. Let's pray so that you may listen to this word. Motalamini, mbaraga za Yesu Kristo, The power of Jesus Christ. la brimos tanfer genima. Ndagushimiye mwami, I bless your name, Lord, umwanya mwiza tugiye kuganira n'abera. for this good moment as we are going to talk to your sons. Ndagusaba kugira ngo bahe imbaraga I pray so that you may give them power kandi utwongerere ubwenge no kwizera. and give us more wisdom and more faith. Ijambo ryawe mwami rihindure imyumvire, imyitwarire itari myiza. Let your word change their understanding, their bad behaviors, Abantu bawe babashe kugukunda no kugukorera. so that your people may love you and serve you, God. Ndagushimye ko uri umujyanama ukomeye. I bless your name because you're a great counselor. Buri muntu wese yumva Imana Let everyone feel God. kandi twiteguye gukora umurimo wawe mwami. And we are ready to do your service, God. Ndabizi ko ugifite abantu benshi bakiri hanze, bakiri mu byaha, I know that there are many people are still living the sinful life. tegereje ko bahinduka bakaza bakaba bavuga butumwa beza. And you want them to come and be good evangelists. Turatanga raporo y'abari abantu bakiri mu byaha kugira ngo bakizwe, We report those who are still in sin so that they may be saved. baze bagukorere mwami. So that they may come and serve you, God. Ndagushimiye yuko ibintu byose bigaragara ko bikomeye I bless your name because all things mu that maso seem y'abantu, to be hard in the eyes of imbere yawe biroroshe mwami. they are easy before you, God. Urakoze kuri kumwe natwe. We bless your name because of your presence. Icubahiro no with us. gukomera n'ibyawe. The glory and the greatness are yours. Uri umwami. You're the Lord. Amen. Amen. Turaganira hejuru y'Imana y'ibidashoboka. We will talk about the God of impossibilities. Imana yacu ni Imana ishobora byose. Our God is an almighty God. Nta kintu na kimwe kiyinanira. There is nothing impossible with him. Yohana ibice 14, John chapter 14. turasoma imirongo 3, umurongo wa 12 We read 3 verses, verse 12, n'uwa 13 13, n'uwa 14. and 14. Yohana ibice 14, John chapter 14, umurongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14. verse 12, 13, and 14. Umurongo wa 12, Verse 12. ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta kuko nja kwa data. 13, kandi ico muzasaba cose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. 14, nimugira ico musaba cose mu izina ryanjye nzagikora. Verse Congereza. 12. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I'm going to the Father. 13. Whatever you ask me in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Amen. 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 Imbere y'Imana byose birashoboka kuko nabivuze. With God, all things are possible, as I've said. Ndashaka ngo tuganire dutuje, kugira ngo abantu bagende basobanukirwa Imana koko iyo tuyisabye irakora. I want us to talk about it so that people may understand that when we pray, God hears. Iyo abantu bavuga ngo ijambo ry'Imana abantu bakarigiraho dute cyangwa se bakavuga ngo ariko Imana koko irakora koko cyangwa ni ukuvuga gusa. Some people may doubt the word of God, and people will say, does God work? Imana irakora. Yes, God works. Imana or acts. iravuga. God speaks. Imana izivuga ibintu bikaba. God speaks
things and they will come ntabwo ari to ibintu pass. dusoma gusa ngo turebe muri bibiliya ngo dusome gusa tuvuge ngo ibi byabayeho kera ariko ubu ntibibaho. We don't read things only and say that they happened in the last time or the ariko past nagira ngo time. mbabwire ko Imana n'uyu munsi irakora. But I would like to say that God is still acting. Iyo dusenze Imana iratwumva. When we pray, God hears us. Imana iri kumwe natwe. God is with us. Hari abantu baza bashidikanya bakavuga ati ariko wenda ni mu isezerano rya kera ariko ubu ngubu Imana ntabwo igikora. There are people who doubt and say they happened or God used to work in the last or in the New Old Testament. Abantu bashidikanya Imana ku bintu byinshi. People doubt God in different ariko things. Imana irakora iravuga. But God works, He speaks. Naje nshobora kuba ndi umuhamya. I'm a man to be a witness. Aho numvise Imana ivuga kandi igasohoza ibyo yavuze. I heard God speaking and He fulfilled what He spoke. Imana izitubwira amakuru y'ibihe God will tell us of things kandi tukabibona. and we will see them coming to pass. Rero ijambo ry'Imana ico ritubwira ni ukuri. So the word of God tells us the truth. Unyizera imirimo nkora nawe azayikora. Whoever believes in me will also do the works that I do. Ndetse azakora n'iyiruta And greater works than these ngo will kuko He nja do, kwa data. because I'm going to the Father. Uwo ni Yesu. This is Jesus. Yari habwira ategura abigishwa. He was preparing His disciples, Ababwira ko bazakora imirimo ikomeye. telling them that they will do greater works Ababwira ko bazakora imirimo nk'iyo akora. as He was doing. Arababwira ngo ndetse muzakora n'iyiruta iyo nje mumbonana kora. And He even say you will do greater works than these that I do, Kubera ko nje ngiye kuja kwa data. because I'm going to the Father. Ni ikintu ciza rero c'ingenzi It is something very good and essential. kandi ico muzasaba cose mu izina ryanjye And whatever you ask in my name, nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. this I will do that the Father may be glorified in the Iyo Son. tugize ico dusaba Imana cose Imana iragikora. When we ask anything in the name of Ibikora God, kugira ngo He does icubahiro it. c'Imana kigaragare gishirwe hejuru. Jesus will do it so that He may glorify the Impamvu Father. tuvuga Imana rero ni ukugira ngo abantu bayimenye kandi bayikurikire banayubahe. We proclaim God so that people may know Him Niyo and honor mpamvu Him. dutanga ubuhamya. That is why we testify. Niyo mpamvu tuvuga ko Imana iri kumwe natwe. That is why we declare that God is with us. Ngo nimugire ico musaba cose mu izina ryanjye Whatever you ask in my name, nzagikora. this I will do. Imbere yawe hariho ibibazo byinshi bidafitiwe ibisubizo. There are many problems without solutions before you, Imbere y'umuntu uwo ari we wese aba afite ibintu byamunaniye. because before any man there are difficulties. Buri muntu wese aba afite ibintu bimugoye mu buzima. Everyone has challenges in life. Buri muntu wese aba afite ibintu bisa naho biremerereye umutima we. Everyone has burdens, obstacles in his heart. Kandi ibyo bintu byose ni ibintu utekereza bituma utekereza kandi ugakora cyane. And these are things that will push you to think hard and to work hard. Ariko nagira ngo nkubwire yuko muri Yesu But I would like to tell you that in Jesus, niho hari igisubizo. that is where your answer, your solution is. Muri Yesu harimo igisubizo. There is an answer in Jesus. Abantu benshi baje gushakira ibisubizo ahantu hatandukanye, hanze, mu bapagani, mu bapfumu, mu barozi. Many people will look for answers or solution in different places outside, to the sorcerers, witches. Kandi ibyo biterwa n'inshuti, biterwa n'abaturanyi, biterwa n'abantu mugendana. And that depends on the neighbors, the companions, the people that you walk with. Hari igihe Friends. ubana n'abarozi barangiza mukaganira bakakugira inama yo kukuyobya. There is a time you talk to witches, and then they will give you an advice of leading you astray. Abo nibo bakurangira abapfumu aho bakorera ukisanga ugiye kwa shitani. Those are people will ask you to go and consult witches, and you will find yourself serving the devil. Ariko nagira ngo mbabwire nk'abakristo cyangwa se nk'abantu bamenye Imana But I would like to tell you, as Christians or people who n'abandi know bafite God, inyota yo gushaka Imana, and people have the thirst of seeking nagira God, ngo mbabwire ko ibisubizo byose twifuza by'ibibazo bitandukanye dufite biri mu Mana. I would like to tell you that all solutions to our problems are in God, Kwa Satani nta bisubizo bibayo. because there are no solutions that you can find to Satan, Kwa Satani hariyo ibishuka abantu n'ibyica abantu. because only temptations and things that kill people are Ariko ibisubizo Satan. byiza kandi birambye biri muri Kristo Yesu. But good and sustainable solutions are in Christ Jesus. Nagira ngo nkubwire yuko muri Yesu niho
hari igisubizo cy'ikibazo ufite. I would like to tell you that you can't find the solution to your problem in Jesus. Abantu benshi baba mu rusengero ariko ari abapagani. Many people are in the churches, but they are also heathens. Reka mvuge aba bapagani bo mu rusengero Let me talk about these heathens in the church n'ububi bwabo. and their wickedness. Abapagani bo mu rusengero The heathens in the church, barangaza abavuga butumwa. they will distract the evangelists. Iyo tugiye kuvuga ubutumwa tuba tubaza abantu tubabwira ngo ese wizera Yesu? When we are going to preach to people, we ask them, do you believe in Jesus? Akakubwira ko atarakizwa, atarahura na Yesu, atamwizera. And someone will say, I don't believe in Jesus. Ariko abapagani bo mu rusengero But heathens are in the akubwira church. ko ari umukristo, He will say that he is a Christian. akubwira ko ari umuririmbyi, He will say that he is a singer. akubwira ko ari pastori, He will say that he is a pastor. akubwira ko ari umuhanuzi, He will say that he is a prophet. akubwira ko ari umwigisha, He will say that he is a teacher. kandi akaba ari umwigisha ariko ari umupagani. He is a teacher, but he is also a heathen. Akaba mu rusengero kandi akora ibikorwa bibi. He is in the church, but he is an evildoer. Abo ni abantu bari komplike Those are people are very complicated. kubera ko ntabwo babwira kuko baba babirimo. Because you will not be able to preach them because they are like. Abagaragara yuko yagombye kuba ari umwigisha cyangwa se yagombye kuba ari umuvugabutumwa mwiza, He professes or he claims to be a good teacher, ariko waje kureba imbuto ze ukazibura. but you will not find any fruits. Wareba imyitwarire ye ugasanga ni iy'abapagani, If you check his conduct, he behaves like a heathen. ugasanga n'umuntu uba mu rusengero He is a person, he is in the church, ariko ufite ibikorwa bibi. but he is an evildoer. Ndavuga amabanga y'aba bantu shitani uburyo ibakoresha. I'm going to talk about the secrets of these people, how Satan uses them. Aba umunyamasengesho He will be an intercessor, akabyuka kare he will wake up early, akajya muri nibature, and he will attend the morning prayers. afata gahunda yo kwiyiriza, He will take the program of fasting, afata gahunda yo gutanga amaturo, he will take the program of giving afata offerings, gahunda yo gutanga ibyacumi, he will pay his tithes, kandi abirwanya. yet he is against them. Agatanga icacumi He will pay the tithe, ariko avuga ngo ntihagire umuntu n'umwe uzatanga icacumi. but saying let no one pay. Ni abantu bakora mu mwijima cyangwa se mu bwihisho bukomeye. Those are people walk in gloom or in darkness. Strategy bakoresha iyo bakora gutyo, The strategy that they use when they are serving in that way, ni abantu bakorera mu itsinda rya sosiyale. these are people work in the department of social. Baza bishushanya bagasa n'abantu bafite urukundo. They will pretend to be people who have love. Nibo bamenya umurwayi, They will know the person who is sick. nibo bamenya umuntu ufite ibibazo, They will know the person who has nibo bamenya problems. umugabo n'umugore bashwanye, They will know the husband and the wife who have conflicts. nibo babageraho mbere, They will be the first to reach to them. kandi bakabageraho basa n'ababa bafitiye urukundo, bafite imbabazi, bafite impuhwe, bagiye kubarwaza. And they will act as if they have love, that they are compassionate. Kandi ntibitangaje ko yarwaza n'uwo murwayi akamurwaza, akamwitaho, akamugaburira, akamufata neza pe. And it is not surprising that he will go and find a sick person and visit him and take good care of him. Ariko iyo yamusuye ari umukirisitu, But when he visits him, when that person is a Christian, birangira wa mukristo akize ya ndwara, at the end that Christian will be healed from ariko disease. akava mu itorero. But he will leave the church. Kubera iki? Why? Aramusura, Because he will visit akamugira him, inshuti, he will make him a friend, akamugaburira, he will feed him, akamurwaza, he will be near him. yahembwa akamuha amafaranga, When he gets his payment, he will give him agakoresha ikintu cyitwa social cyangwa se urukundo, something, and he will go using social affairs love, akakwimariramo rwose, akakugira umuntu we. and then he will be like becoming your friend. Your Yarangiza friend. uburyo bakora arakubwira ati ese iyo murimo muganira arakubwira none se pastor yaragusuye And when you are conversing, he will ask you, did the pastor visit you? cyangwa ataragusura, Or he did not. akakuganiriza, And then he will talk to you. akagenda akwereka uburyo agukunda, And he will show you how he loves you. akakwereka uburyo uri inshuti yikomeye, He will show to you how you are great. akagenda biba imbuto ikwereka uburyo itorero ritagukunda, The church does not love you. akagenda biba imbuto ikwereka uburyo uri umuntu udakunzwe muri aho hantu, And he will show to you that you are not appreciated or loved in that place. agenda guha amakuru akwereka yuko hari abandi bakunzwe kukurusha. Loved more than you. Buhoro buhoro agenda gushiramo ibyo bintu, Slowly you will start putting such things in your mind. akakuroga kandi akakwica mu buryo bw'umwuka, ugasanga warapfuye. He will bewitch you and he will kill you spiritually. You will Ukaba wari be umuntu hurt. wakundaga itorero cyangwa umurimo w'Imana, You are a person who used to love the church. ushobora who kuba used ari to umuntu serve ukunda God. kuririmba, Or maybe you're a singer.
ariko birangira kuririmba bigenda bikuvamo, but at the end you will no longer have that love of singing. birangira guterana bigenda bikuvamo, ugenda usiba amateraniro, You will no longer have that thirst of attending holy convocations. birangira ugenda uvuga ngo umushumba wawe ntagukunda. At the end you start saying that your pastor does not love you. Igihe kiragera ukisanga kubera amagambo menshi wagiye wumva mu mutima unatura uvuga, ukageraho ugahunga n'ibyo wagiye watura uvuga nk'umukristo. Because of the words that you hear, because of the word that you confess, you reach a time when you will abandon good Ukisanga wamaze kuvuga umushumba wawe nabi, and you will find yourself speaking ill of your ukisanga wavuze umudiyakoni nabi, mother when you spoke ill against your, ukisanga wanze kwitaba telefone y'umudiyakoni, and at the end you will no longer want to receive calls from ukisanga hari telefone y'umushumba wawe utitabye or there is a call of a pastor that you did not receive kubera ibiganiro ndetse n'amakuru bagiye baguha. because of the conversations and the information that those people have. Biza kurangira usanga waravuye mu itorero At the end you will leave the church kubera amakuru menshi wakiriye. because of too much information that you receive. Aba ni abapagani bakomeye baba mu rusengero, baza bagusha, bagenda bakuramo umuntu umwe umwe mu gakiza. So we make people abandon their church. Kandi aba bantu ni abantu batubwira yuko turi abantu beza. And these are people who will tell us that we are good people. Uwo ni umuntu ushobora kubwira umupasitori akamubwira ko ari umupasitori mwiza, A person will come and tell a pastor that he is a good pastor. akakubwira yuko uri umuntu mwiza, ufite amavuta, ufite urukundo, uri umukozi mwiza w'Imana, He will tell you that you're a good person, you have love, you have anointing. ariko yagera ku ruhande akavuga ati uyu nguyu aragapfa, ntabwo agomba gukora, ntakayobora itorero, azapfe vuba. But when he is aside, he will wish you death. He will wish you to stop serving. Ariko iyo muganira kwereka uburyo uri umushumba mwiza, But when you're conversing, he will show to you how you're a good pastor. ariko mwatandukana akakuvuma. But when you depart, he will start cursing you. Kandi niyo mwicaranye muvugana uba wibwira ngo kuravugana n'umukristo mwiza w'umwizerwa, And when you're sitting conversing with him, you think that you're talking to a faithful, ariko good aba person. afite ubumara muri we, aba yaje kukuroga kugira ngo aguteshe umurongo kandi uri umushumba. But he has poison, he has come to poison you so that you may stop and you may Kubera stop ko serving. ni abantu bavuga ibyo badakora, ibyo batarimo. Because these are people who speak things that they do not believe in. Aba bapagani nibo bagoye itorero, nibo basenya itorero rya Kristo. And these are hard people to raise in the church. Kandi aba ngaba ntabwo bari mu rusengero rumwe gusa. And they are not in one church. Uko insengero zingana ziri mu mujyi cyangwa mu gihugu n'urugero, The number of churches that we have in the country, ziba zifite abo bantu, these are the number, kandi ni intumwa za Satani, and they are messengers of the devil. ariko zisesera zikinjira zikagenda, zikinjira zikagera indani mu murimo. But they will infiltrate and they will come in the service. Abo bantu baragenda bakagera imbere y'umuyobozi mukuru w'itorero runaka, They will even lead the pastor. bahera hasi ariko bakazamuka bakagera hejuru, They will start from Christians up to the highest kuko position. iteka iyo bashaka gusenya bahera ku mutwe, baba bashaka ngo bahere ku mutwe bagende basenya gake gake. Because they want to start from the head up to the time the whole church will be destroyed. Iyo hari umuntu ukijijwe mu rusengero, When there is one person who is saved in the church, bakabona arakijijwe kandi bakabona afite ubushake, they see that he has received salvation and he is willing, batangira kumugendaho, they will start running after him. bagira plan cyangwa se strategy yo gusenya mu buryo bukomeye. They have a great plan of destroying that person. Bagushakira umuntu uzagenda gusura buhoro buhoro kugira ngo aguce intege, akunanize mu murimo. They will look for a person to visit you, to weaken you in the ministry. Aba bantu ntabwo basenya abakirisitu gusa ngo bareke abashumba. They do not destroy only Christians, they will also Iyo destroy babona uri pastors. umushumba mu itorero bagutumaho abantu When they see that you're a pastor, they will send people to you bazagusura, who will come to visit you, bazakugemurira, who will feed you, ugomba kuzana ibyo kurya, who should bring food to you, kazana isukari, who should bring kazana sugar, amavuta, they will bring oil, kazana umuceri. they will bring Hari rice, n'igihe bakubwira ati nta kintu uzigera ubura. they will even tell you that you will never lack anything. Hari n'igihe bakubwira ati ariko wowe ureke ese uhembwa ngaho ubundi tuzatuguhemba ku ruhande. There is a time they ask you how much money you are paid, and Bakakubwira ati wewe hari cumi tuzaza tukuzanira tukiguhere ku ruhande kugira ngo ubeho. there is a tithe that we bring to you so that you may be able to live. Abo ni abantu batangaje, These are amazing people, bagira so plan brilliant, yo mu rwego rwo hejuru. and they have a great plan. Bakakuzanira icacumi, They will bring their tithe, bakakuzanira amaturo, they will bring offerings, bakazana isukari. they will bring sugar, Babikora umwaka wa mbere, they will do it for the first umwaka year, wa kabiri, the second year, umwaka wa gatatu, the third year, umwaka wa kane, the fourth year, umwaka wa gatanu. and
iyo babona ukomeje urugendo when they see that you move on in the journey, bakabona utaguye, and they see bakabona ukiri mu murimo, and you're still serving, bakabona ugikunda itorero, they see that you still love the church, bakabona ugikora umurimo neza, and that you're still serving well. baravuga ngo uyu muntu ntabwo turi kumwe, They will say we are not with this person. uyu muntu turabona atangiye kutunanira, This person is hard to us. ko tumuha ibintu byose, We give him everything. araguhamagara akabwira ati ese wabuze karibira, ntukabure karibira mpari, He will call and ask you if you do not have fuel in your car. And we karibira nzanza nyiguha, I will give it to you. ahubwo se unywera he, duhuriye kuri sitasiyo nguhe essence And cyangwa then se he said mazutu. we should meet at the gas station so that Arayiguha we umunsi wa mbere, they will give you uwa for the kabiri, first day, the second day, uwa gatatu, and the third day, akagusura mu rugo and then he will visit you at home. gake gake. Slowly, slowly. Iyo babona utashoboye kuva mu murimo, When they see that you are not moved, bareba amashami cyangwa se abantu bakuri hafi, they will look for, bakagenda basenya umuntu wese babona ukunda itorero. and they will start destroying any person who loves the Reka church. mbahe urugero, Let me give you an example. reka ntange urugero rwa fundraising. Let me give an example of fundraising. Fundraising iyo tuyikoreye mu ruhame, When we do it in public, bakabona umuntu utanga amafaranga menshi, and they see someone who gives so ba- pledges, ba- who gives bafata some nimero ye ya money, telefone, they will have his phone number, bakavuga ati uyu muntu watanze amafaranga menshi mu rusengero, and they will say this person has given the dukore iyo biggest amount of bwabaga money. kugira ngo tuzamugushe. Let us do our best so that we lead him astray. Baruhuka ari uko bamwirukanye mu itorero, And they will rest when they have chased him away from the church, cyangwa bakaruhuka ari uko mwambuye amafaranga, or when they have stolen his money or taken his money. bamwohereza abantu baje kuguza, They will send people will come and borrow money barangiza from him, bamwe bakananirwa kwishura, and some will fail to pay. ariko icyo baba bashaka But the ni intention ukunaniza umutima w'uwo muntu. is to make him weak. Bagenda badevelopa ikintu kivuga ngo ariko mu rusengero bazaza babasaba amafaranga buri gihe, They will develop something that says with the church always ask you money. nibo bavuga ko mu nsengero basaba amafaranga, That is when they will say that churches ask nibo for basaba money. bavuga mu nsengero ko abashumba basaba amafaranga, They will say that pastors in the churches ask for money. kandi bagenda basenya umuntu umwe umwe. And they will start destroying one person by the other. Baruhuka ari uko wa muntu utanga amafaranga menshi bamufashe ibitekerezo akaza atinya noneho gutanga amafaranga. They will rest when they have poisoned the mind of the person who has given it. Baba bafite plan yo kuzaruhuka ari uko wa muntu atazongera kuzatanga amafaranga mu rusengero. Because they want to stop that person from giving money in the church. Kandi igitangaje abo bantu bakora ibyo ntibaza bava mu rusengero, And the most surprising thing is that those people who do such evil things do not leave the church. banezezwa nuko bagenda basenya umwe umwe ava mu murimo, ava mu itorero. They will be pleased by the fact that they see people leaving the church, Abo bantu baza bagenda barekura imirimo gake gake, and those people will start abandoning or stopping. baza bica imirimo bategereje ko umupasitori cyangwa se umushumba azavuga ati wowe ntabwo ukora umurimo neza, bakamukura mu mirimo. So that the pastor may say, you are no longer serving in the right manner, please stop. Kandi iyo bamukuye mu mirimo kubera ko atayikora, avuga yuko bamwanga, bamukuye mu mirimo kandi yarayikoraga neza. And when they ask that person to stop serving, he will say that they stopped him. Plani from zabo ni serving, ukunaniza and ibitekerezo by'abashumba, yet that is how they start poisoning the kandi minds of bananiza the abashumba pastors. kandi babari hafi, Yet they are near them. kandi akamwereka ko ari we ukunda itorero, And that person will show to the pastor that he loves the akakwereka church. yuko ari we ukunda umurimo, He will show to others that he is the person who loves kubera the ko church. awusenya kandi awurimo. He is showing the ministry and he is serving. Ni ukuvuga ngo uko muroba abantu mubakura mu byaha mubazana ku Mana, As you fishermen bringing them in the church, iwe agenda baroba abasubiza inyuma, abakura mu rusengero, abakura mu Mana. his target is to make them leave the church or abandon God. Kandi ikintu gikomeye nabonye mu buzima bwa gikristo, And the hardest thing is this in this Christian life. iyo umukristo bamukuye ku mushumba we, umushumba w'umufasha, umurera, umukunda, When they separate a Christian from his pastor, who iyo raises bagukuye him, ku mushumba wawe, when they separate you from your pastor, uragenda bakakurangira irindi torero uzajyamo, ukabona ibisubizo n'imigisha. they will tell you about another church where you find blessings. Ariko wa and also- mupasitori wundi ugiye gushaka ni umupasitori utazakugirira icyizere. And you will find a pastor will never trust you. Ikintu cya mbere umupasitori azayitegereza, azavuga ati ariko uyu muntu uvuye mu itorero rye hano aje kubaka cyangwa aje gusenya. The first thing that pastor will say, is he coming to build the church or to destroy the church as he left his church? Umupasitori aravuga ati ariko uyu muntu ni inyungu zimuzanye cyangwa ni urukundo cyangwa nuko yananiranye aho yarari. The pastor will say, is he coming for his personal interest or because he has been stubborn in his church? Umushumba araceceka A pastor will become kandi quiet akavuga ati ikaze, and
he will say welcome, ariko agatangira kukwigaho but he will still learning or observing your behavior kubera ko aba ashaka kureba uwo uriwe. because he wants to know who you are. Ariko bene data, nagira ngo mbasabe abo bapagani bo mu rusengero But brothers, I would like to ask you, those ah, heathens in the church, bazahanwa mu rwego rukomeye. they will be punished severely. Njiyo nkoze analize nsanga ari abarozi bo mu rwego rwo hejuru, When analyze that, I will find that they are kuko ni abantu wicked banga Imana kandi barwanya Imana mu buryo bukomeye. because there are people hate God, they are against God. Umuntu wica umutima w'umukirisitu Someone who destroyed the mind of a Christian, akamugusha, akamukura mu gakiza, akamukura mu kuririmba, lead him astray and stopping from singing. gake gake agenda akuramo umuntu umwe umwe, He will make someone abandon his church step by step, kandi bo ntibaza bananirwa. and they never fail. Bagira ububyutse budasanzwe They will have a special revival kuko bari ububyutse bwa shitani. because it's a revival that comes from Satan. Ibo baba bafite gusa gahunda yo gusenya. Their intention is to destroy, Abo bapagani rero mu nsengero mubamo muzababona. and you will see such heathens in the Itorero church. iryo ari ryo ryose rya Kristo urimo, abo bantu bari indani. In any church of Christ, there are such people. Bashobora kuba bari muri protocol, They may be among the ushers. ushobora kubasanga mu binginzi, ushobora kubasanga mu badiakoni, You may find them among deacons, ushobora kubasanga mu bapastori, or even among pastors. uzamusanga ahantu hose, You will find such people kubera all ko muri bo everywhere bagira ubumara bukomeye. because they have great violence. Abantu bashobora kwibaza ngo ariko aba bantu barazwi se bishop cyangwa ntibazwi? People may ask themselves, are these people known? Aba bantu barazwi, These people are known. nanje wabambaza ndabazi. And if you ask me such people, Hari I will igihe tell umuntu you. wibaza ngo ariko mu rusengero aba bantu baba bazwi. There is a time you wonder if these people are Baba known. bazwi, nanje ndabafite. Yes, they are known. I also have them. No mu itorero nanje nyobora barimo, Even in the church that I lead, there are such kandi people. amazina na liste yabo ndayigira. And I have their lists. Uzi ukora liste twayishira ku ruhande, You will do a list. You make a list and put it kavuga nti uyu aside. muntu ntabwo ariho ajya mu ijuru, And you will say this person is not having. uyu ni umuntu ushinzwe an gusenya, This person is in church of destroying. ariko kubera ko ari itorero rya Kristo But because it is the church of Christ, ubana nabo, you live with them. ukamenya uko ubana nabo. You know how to live with them. Baza imbere yawe bakubesha, They will come before you lying to you. baza imbere yawe bafite uburyarya, They will come to you with hypocrisy. ariko wowe ufite liste yabo bagushije. But you have a list of people that they led astray. Turabasengera We pray for them kugira ngo turebe ko bazakizwa, so that they may get saved. ariko bafite ubumara But they have violence bw'abadayimoni of demons bwo mu rwego rwo hejuru. of a high dimension. Kuko uhura n'abakirisitu baguye akaba ntinagushijwe n'akanaka. Because you will meet Christians who backslid and they will Yaransuye ndi say, kwa "I was led muganga, astray by this one. I was once yaransuye nabyaye, He visited me when I gave birth. yaransuye ngiye gusura abavandimwe, He visited me when I was yarantwerereye with my mfite brothers. ubukwe, He gave me his contribution when I was having a arampamagara buri gitondo, wedding. He calls me every morning. arampamagara ku mugoroba, He calls me at the evening. agira akazina nyita, And there is a special name that he calls nabaye me. umwana we, I became his ndi child. inshuti ye, I am his friend. niwe tuganira, He's the one that niwe converts me. mbwira amabanga yanje y'urugo. He's the one that I will tell my secret, my marriage secrets. Kumbe uwibwiye yuko wabonye inshuti, kumbe wabonye umuntu wo kugusenya. You think that you have a friend, but you have a destructive Ayo ni amabanga y'abakorera satani, y'abapagani baba mu rusengero. Those are secrets of people who serve the devil or Christian heathens in the church. Aba bapagani ni umuntu ubesha, These heathens, they are people who lie. ariba, This person steals. ararenganya, This person is unjust. arasinda, This person gets drunk. araroga, This hidden person arasambana, bewitches, he fornicates. ararenganya, This person treats unjustly. ararwana, This person fights. yiba icacumi. He steals the tithe. Ibyo byose All of these, abikorera mu rusengero. he does them in the church. Imana abantu benshi barangiza bakayisaba, And then many people will ask to God. kavuga ngo Mana, He will say, God, nkeneye yuko unsubiza, I need you to nkeneye answer yuko me. umpa umugisha. I need you to give me a blessing. Kandi ari abantu babi, Yet they are evil people. kandi bafite ubumara muri bo. Yet they have violence in them. Imana urayisaba kandi umutima wawe uri kure yayo. You will ask to God when your heart is far from Him. Ariko nagira ngo mbasabe mureke guharika Imana, But I will ask you not to compromise. mureke reka kwigira mwiza imbere y'abantu bamwe na bamwe. Do not pretend to be good before some people. Tinya Imana yakuremye. Fear God. Ndagusaba uyu munsi I will ask you today uhitemo, to choose.
uhitemo to make a choice. nimba ari ibigirwamana ukomeza gukorera If you will continue to serve idols, cyangwa nimba ari Imana yaremye ijuru n'isi. or if you will serve the God who made the heaven and the earth. Imyaka ugize ubesha abantu The years that you spend lying to people, bamwe na bamwe some people, yuko uri umuntu mwiza, that you're a good person, ariko nagira ngo ngusabe ihane. but I will ask you to repent. Reka komeza kubesha Imana, Stop keeping on lying to God. reka kubesha abantu, Stop lying to people. tunganya ubuzima bwawe, Prepare your life. va mu isi y'umwijima. Leave the dark world. Reka kugira kubana n'inshuti mbi wibwira ngo uzazihindura, Do not live with bad companions thinking that you will ahubwo change them. inshuti mbi turazibwiriza tukazibwira ukuri. We will preach to bad companions and tell them the truth. Erega abo mukorana ibyaha nibo babivuga. Because the people that you sin with are the people with Satan. Reka mbwira abantu yuko Satani itagira ibanga. Let me tell people that Satan does not keep any distance. Satani nta banga agira. Satan does not keep any secret. Satani niwe uzubatangaza akabashira ku mugaragaro. Satan will expose you. Muragenda mugakora ibyaha mugasambana, You will go and commit sins. ariko abo mwakoranye ibyaha by'ubusambanyi nibo bazakuvuga. And the people that you have committed sins with will be the ones to confess, to tell the truth. Abo mufatanya mu kuroga nibo bazakuvuga. The people that you bewitch with will be the Reka ones to mbabwire ko expose you. Satani nta banga ibabikira. Let me tell you that Satan does not keep any secret. Abasenga mureke duhaguruke, Those who pray, let us rise. twongere amasengesho, Let us increase prayers. dusengere abapagani, Let us pray for the heathens. kandi duhere ku bapagani bo mu rusengero And let us start from the heathens who are in the churches, bakizwe. so that they may be saved. Reka mbasabe guhinduka. I will ask you to be transformed. Imana yacu ni Imana y'ibidashoboka, ibintu byananiranye. He's a God of impossibilities, difficulties. Abapagani bo mu rusengero ntibazabasengerwa, These heathens of the church, they are not to be prayed. ahubwo icyo abapasitori bakora barabirukana, But what pastors do, they will chase them away. kubera ko kubasengera baba baba indani, nabo baba mu masengesho, nibo bategura plan yo gusenga, yo gukora umurimo. Because if you want to pray for them, they will say that they're in the church. they Kubera ko serve. bo bubaka basenya, Because they bubaka barimo basenya. build when they are distracting. Ntabwo basenya ngo ubibone gutya gusa, They will not do it so that you may see it in that way. ariko muvuga itafari bakarizana, But when you speak about bringing a brick, they will ariko bring rya it. tafari mwaraye mwubatse bagashaka uburyo rivaho. But at the end, they will look for a way to remove it. Ni abantu bubaka ariko basenya. These are people who build by distracting. Ndetse ubu ngubu noneho bateye imbere mu bundi buryo, And now they are developed in another way. bakora plan bagahura ari 10. They will do a plan and meet us 10. Ubu barakora ibintu by'ibimina bagahuza amafaranga bagatwerera, They will do things which are called 20 minutes, and then they will meet and give kandi them uwo baje free. gusura ari abantu 10, And they will come to visit someone when they are 10. bagira umuntu bamushinga. Then they will have a responsibility on those people. Kakubwira ati uyu muntu ko twamusuye tukamutwerera tukamuha amafaranga, And then they will say, because we visited this person and we gave him, araza abe umuntu wacu, he will become one of us. arangiza abaye umuntu wabo, At the end, he will become one of them. kandi akarangiza aguye. And at the end, he will backslide. Iyo bamaze kukugusha babona waguye wavuye mu murongo w'Imana, When they lead you astray and they see that you abandon the way of God, baravuga ati uyu nguyu turamushoboye. they will say, we have defeated this person. Noneho nawe ukaba umuvugabutumwa And then you become an evangelist wo gusenya abandi bantu, of destroying other people, ubakura mu nzu y'Imana. so that you may take them away from the church. Hari igitekerezo cyangwa se abantu muzasanga abantu bazenguruka mu nsengero. You will find that people go around different churches. Abakristo ntibiyongera, ahubwo bagenda bahindura aderesi. Christians do not increase, but they change their Impamvu churches. bagenda bahindura aderesi, The reason that they change their addresses iyo ni of plan ya churches, Satani yo kugira ngo bace intege abakorera Imana, kugira ngo abakizwa bareke kugaragara, bareke kubaho. this is the plan of Satan, so that he may weaken those who want to serve God. Muzasanga nta bantu bagikizwa cyane, You will find that people are no longer receiving ukijijwe salvation. n'umwaka umwe imyaka 2 bakaba baramugushije. And once a person receives salvation, at the end, after 3 years, he will Ndabyibuka backslide. nkizwa, I found the salvation. nanje bampaye icyumweru, After receiving salvation, they gave me a week. bivuyeho bashiraho icya kabiri, And at the end, they said that after 2 weeks, I will backslide. bukeye bashiraho icyumweru cya At the gatatu, end, they said that after a week, I will backslide. banshiriraho ukwezi, And then they say after a month. bagenda banshiriraho igihe nzaba naguye, And they will say that after this time, I will backslide. kubera ko bagutega ibihe.
Because they will dampen your bagutega courage. iminsi They will dampen your courage. kubera ko badashaka abantu bakizwa. Because they don't want people to be saved. Ubu ngubu bafashe plan yo kuvuga ngo abantu ntibakaze batanga ubuhamya, And now there is a plan that they want to stop people from abantu testifying. ntibakaze bavuga ibyaha babayemo. People should not confess the sins that they once lived in. Ubwo ni uburyo bwo kuzitsa cyangwa se bwo kuzimya ivugabutumwa. This is a way of stopping evangelism. Ariko nagira ngo bene data, But I want us that, brothers, abantu bahungira mu nzu y'Imana people will take refuge in the church kugira ngo bakire, so that they may be saved. ariko abantu ntibahungira mu nzu y'Imana But people will not come in the church kugira ngo bagushe abandi. to lead astray others. Nagira ngo mbakangure I would like to encourage you. mube maso. I would like to encourage you to be. Iyo babona uri umukristo mwiza, If they see that you're a great Christian, bakohereza abantu bazakugusha, they will send people who will lead you astray. bamenya ibyo wabagamo, They will know what you once lived in, bakakohereza abantu bagomba kukugusha. and they will send people to lead you astray. Niyo mpamvu tugomba kwitonda cyane That is why we should be careful, kandi tukagira ubwenge, and we should have wisdom. tukamenya abo tugendana, We should know the people that we walk. tukamenya abo tubana, We should know the people that we live with. tukamenya abo dusangira, We should know the people that we share things with. tukabigaho, tukamenya ese objectif yabo ni iyihe. We should know their aim or intentions. Umuntu nakubwira ko agukunda, If someone, uzibaze uvuge nte se ankunda kubera iki, you should ask yourself, why does he love me? ankunda kubera iki. Why does he love me? Umuntu nimuganira And the way, if you converse, agatangira kuganiriza itorero, and then he starts talking about the church, akubwira ibintu bitagenda mu itorero, telling you about things that do not go well in the church, ibyo nibyo biganiro bakora. these are kinds of Arakubwira ngo mu itorero buriya hari ibintu bitagenda. they will say there are things which are not going on well in the church. Ubu ngubu ugomba kumenya ko afite plan yo kukugusha. You should know that that person has a plan to lead you astray. Ni intumwa yaje kukuroga He is a messenger coming to be with you, kugira ngo wange umurimo, so that you stop the ministry, kugira ngo wange itorero, so that you hate the church, kugira ngo uve mu murimo so w'Imana. that you abandon the ministry of God. Ntabwo bagarukiraho, They will not stop there. bagenda bafata uturere. They will even take some measures. Hari igihe bakwihata bagusura bakwegera bitewe n'aho wavukiye, There is a time they come to visit you because of bakakubwira ko muvuka mu karere kamwe, and then they will say that you were born in the same district, bakakubwira ko mwitiranwa, or that you have the same name, akakubwira ko bavuga ko musa, or that you look alike. akakubwira ko iwanyu babanye n'iwabo, He will say that your families are close, akakubwira ko mwiganye, or that you studied in the same school, akakubwira ko mufitanye amasano. or that you are related in some Mu ways. by'ukuri bagenda bacamo ibice abantu. They will start bringing divisions Ni among them. abantu bacamo abantu ibice, Those are people who will bring divisions among bagira them. amacakubiri yo mu rwego rwo hejuru. They have divisions. Ni abantu bataraba ijuru. These are people who do not belong to heaven. Aba bapagani rero These heathens, tugomba kubasengera. we should pray for them. Nagira ngo nkangurire abasenga, I would like to encourage those who ari pray, aho ngaho mwitegereza, where you should see ari aho them in mwerekeza faith. isengesho, You should direct your prayer in kubera that ko way. itorero rya Kristo rifite ibibazo, Because the Church of Christ has problems. rifite intambara, It has trials. kandi ziterwa n'abantu bari indani, And they are caused by people inside. ziterwa n'abantu bari indani mu rusengero, Caused by people inside the church. ziterwa n'inshuti za pasitori. Caused by friends of the pastor. Pasitori bagufunga amaso, They will blind the pastor. hari igihe bazana amaturo n'ibyacumi kugira ngo bagufunge amaso, There is a time they bring tithe and offerings kugira to ngo blind you, bagucecekeshe nturebe kure, to silence you so that you may not see far. bakayazana We will bring them, ariko bashaka gusenya. but his intention is to destroy. Nagira ngo abapasitori Pastors, namwe ntimufungwe amaso n'ibyacumi, you should not be blinded by tithe. amaturo ntagufunga amaso. Offering should not blind you. Tumenye ko icyo tugendereye, Let us know that our icyo aim, dushize imbere cya mbere that our number one ni ivugabutumwa. is evangelism. Ibyacumi n'amaturo Tithe and offering, bizaza bidufasha mu murimo, they will come to help us in the ariko ministry. dukomere ku ivugabutumwa, But let us continue with evangelism. dukomere ku nkingi z'itorero, Let us be firm in the pillars of the church. turebe umurongo w'itorero ntituwuhindure. Let us walk according to the vision of the church. Let aba us bantu present it. aba bantu bakora muri ubu buryo These people work in this way. ntabwo batinya no kuvuga ngo muhindure porogaramu z'itorero, They will not be afraid of saying that you should change the programs of the church. ntabwo batinya kuvuga ngo ibintu by'itorero bihinduke. They will not be afraid of saying. Nagira ngo nkangure kandi nibutse abakristo, I would like to encourage Christians. tugomba guhagarara We should be firm. tugasenga, We should pray. tugahagarara neza. We should be steadfast. Nugwa If you fall, ntukagire ibyo witwaza. if you backslide, you should Nagira not ngo have nshimire an abakristo excuse. ba New Jerusalem I would like to thank the Christians
of the kubera ko church bakunda umurimo, bakunda itorero, bakora akazi k'Imana, bakunda umurimo w'Imana. because they love the ministry of God, they love the service of Ah, God. muri ibi bihe bya korona During this time of Corona, tugize igihe kinini tudaterana, and we have not been gathering together, ariko mwakomeje gukora, mutanga ibyacumi, mutanga amaturo, mushigikira itorero, mu buzima bwa eglise burakomeza. but you kept on serving, you kept on giving offering and tithe, and the church is Ku still mushumba operating. nagira ngo mbashimire, As a pastor, as the shepherd, I would like to kandi thank namwe you, mwishime mushimira Imana, and you should be grateful to kubera God ko mwakomeze gushigikira umurimo, because you kept on supporting the ministry, ubuzima bw'itorero burakomeza neza. and then the church is still operating well. Gutanga amaturo, ugatanga icacumi utaje guterana, utaje mu rusengero ni ubutwari, It is an action of bravery to give your offering, your tithe when you have not come, kandi mwabikoze neza, ndabashimira. and you did it so well. I thank you. Ndabifuriza gukomeza kuba bizerwa, I wish you to continue to be faithful, gukunda Imana, to love God, gukunda umurimo, to love the ministry of ishaka God, ry'ubwami bw'Imana. and to build the kingdom of God. Ndizera neza ko Uwiteka azabibahembera, I believe well that the Lord will reward you. kandi turabakunda, We love you. turabifuriza umugisha, We wish you a blessing. turabifuriza gukomeza kwaguka. We wish you to continue prospering. Kansabire abana banyu, Let me pray for your children, abuzukuru banyu, your grandchildren, bazakomeze nabo bazaba b'umugisha. so that they may be blessed, Imirimo yose mukora, so that all the work abana banyu bazayibakorera, your children may do them for abuzukuru bazabibitura. your grandchildren will Mukiri recompense hano ku you. isi, As you live on earth, muzagira umugisha. you will have a blessing. Tugera mu bwami bw'Imana, Even in the kingdom of God, tugiye guhembwa, when we be rewarded, muzabihemberwa. you shall be greatly Mbifurije rewarded. umugisha I w'Imana, wish you the blessing of God, ndifuriza n'abankurikira bose, and I wish to those who are listening, abakristo b'itorero n'abari mu mahanga Christians barakora, of the church, and even those who are abari mu outside bihugu the world, bitandukanye barakora bagashigikira itorero. those are in different countries, Ndabibashimira. that support the church, and I thank you. Reka mbasengere, Let me pray for you. sengera abantu bose bankurikiye, Pray for all people are listening, mbasabire umugisha. and bless them. Kandi Yesu And twizera Jesus that we trust in ashobora byose. is almighty. Nitugira icyo tumubwira, If we ask icyo him ari cyo cyose, anything, aragikora. he will do it. Kadusenge. Let's pray. Pandala disiria bomeria poshara beniske vandala bumini egrema. Data ndagushimiye Father, I bless your name ku mugambi wawe mwiza, for your good plan, ku migisha uduha, for the blessings that ku you give buzima us, bw'itorero ukomeza kushigikira no kurinda. for the church that you continue to Turasenyera protect and support. Satani, We destroy Satan. turubaka iby'ubwami We bw'ijuru. build the kingdom of heaven. Sabiye abagukunda bose umugisha, I pray for all who love you to be abakristo blessed, mbasabiye gutera imbere all Christians to be no kuyoborwa prosperous, n'umwuka wera. and to walk by your Abatarakizwa spirit. nabo bahindure, Those who are not saved, baze change them, bagukorere so that mwami. they may come and serve, Dutegereje bariya bose bakiri mu byaha ko bakizwa, so that they may be bakaza saved, bakaramya so Imana, they may come to bakaba abakozi bawe beza. Sabiye itorero New Jerusalem umugisha, church New Jerusalem, n'inshuti za New Jerusalem zose nzisabiye umugisha. and I bless all the friends of New Komeza Jerusalem. wagura abadukurikira, May you continue to unite bakomeze your word, kugukunda no the borders kukuramya. of those who are listening Ni to mu you. izina ry'Uwiteka dusenze In the urakoze. name of Jesus we pray. Amen. Amen. Yesu abaha umugisha, Jesus love you. kandi turabakunda. May Jesus bless you. We love you. Amen. Amen.